Yeremiya igice cya 32 umurongo wa 27. Dore ndi Uwiteka, Imana y'abantu bafite umubiri, mbese hari ikintu cyananira? Matayo igice cya 19 umurongo wa 26. Yesu arabitegereza arababwira ati, ku bantu ibyo ntibishoboka, ariko ku Mana byose birashoboka. Mana yanjye ngiri mu mwijima w'indushyi, nabuze inzira ngiri mu marira. Abantu bansize bavuga ko birangiye, ariko ijwi ryawe rirambwira riti humura. Mana yanjye ngiri mu mwijima mwinshi, nabuze inzira ngiri mu marira. Abantu bansize bavuga ko birangiye, ariko ijwi ryawe rirambwira riti humura. Ntakikunanira Mana yanjye, iyo uvuze ijambo ibintu birahinduka. Ibyanze ku bantu wowe urabikora, ndagutakira kuboneyeho ibyiringiro. Ntakikunanira Mana yanjye, iyo uvuze ijambo ibintu birahinduka. Ibyanze ku bantu wowe urabikora, ndagutakira kuboneyeho ibyiringiro. Mwami Yesu, ngira imbere y'urukuta rurerure, n'amarembo afunze mu maso yanjye. Wankozeho ukuboko ndongera ndahaguruka. Aho bavuga urupfu, wowe wazana ubugingo. Mwami Yesu, ngira imbere y'urukuta rurerure, n'amarembo afunze mu maso yanjye. Wankozeho ukuboko ndongera ndahaguruka. Aho bavuga urupfu, wowe wazana ubugingo. Ntakikunanira Mana yanjye, iyo uvuze ijambo ibintu birahinduka. Ibyanze ku bantu wowe urabikora, ndagutakira kuboneyeho ibyiringiro. Ntakikunanira Mana yanjye, iyo uvuze ijambo ibintu birahinduka. Ibyanze ku bantu wowe urabikora, ndagutakira kuboneyeho ibyiringiro. Data wo mu ijuru, ndagusabiye uyu munsi, inzira zanjye zose uzisendereze buntu. Nzi ko aho nkiri indege ngari unkomezanya, kuko birashoboka kuri wowe bibaho. Data wo mu ijuru, ndagusabiye uyu munsi, inzira zanjye zose uzisendereze ubuntu. Nzi ko aho nkiri indege ngari unkomezanya, kuko birashoboka kuri wowe bibaho. Ntakikunanira Mana yanjye,